agakiza kacu karanyura muri Kristo. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe cyane. Amen. Icyo ni ikintu kimwe Imana yakoze, yatanze agakiza, yamanuye agakiza kayo binyuze muri Kristo Yesu, binyuze mu mwana wayo. Ariko icyo ntabwo gihagije gusa. Iyo twakiriye agakiza bidusaba no kwihanganira mu gakiza, kubera ko agakiza umuntu ashobora kuba gafite akagahemukiramo. Agakiza umuntu ashobora kuba gafite akakabesheramo. Agakiza umuntu ashobora kuba gafite akakibiramo. Agakiza umuntu ashobora kuba gafite akagakoreramo ibyo Imana idashaka. Icyo rero igikomeye cyane ni uko dufite agakiza kandi tukihanganira agakiza. Amen. Amen. Imana yacu reka tuyizamurire icyubahiro, tuyizamurire icyubahiro. Bakundwa, ari igihe dutekereza yuko agakiza ni umunyenga, ariko agakiza ntabwo ari umunyenga. Uruhande rumwe bishobora kuba umunyenga, ariko urundi ruhande bishobora kutaba umunyenga, kuko hari ibisabwa, hari ibyitonderwa tugomba kwitondera kugira ngo dushobore kuba duhagaze mu gakiza. Umushumba ku cyumweru yatwigishije ijambo rivuga ngo ibyari indamu yanjye byampindukiye igihombo. Haleluya. Ibyari ubutunzi bwanjye byahindutse igihombo. Ibyari inyungu zanjye maze kwakira agakiza nabibonyemo yuko ari igihombo. Bibiliya iravuga ngo mbibona yuko ari amase. Yasomye irindi jambo rifite ukundi kuntu ribisobanura neza, sibyo nshatse kuvuga cyane, ariko icyo ndimo nshaka kuvuga, agakiza kacu, ibyo Imana yadusezeranyije, umugisha wacu Imana yaduhaye, ni uko twihangana. Kugira ngo dusohoze neza ni ukwihangana, kugira ngo dusohoze neza ni ugushikama, kugira ngo dusohoze neza ni ugukomera. Haleluya. Haleluya. Kristo yarihanganye muri uru rugendo, yarakomeye muri uru rugendo, yahuye n'ibintu byinshi muri uru rugendo, ariko Kristo arangije arakomera, abikomereramo, yihanganiramo, arabyihanganira. Igihe kigeze asohoza urugendo rwe, aza ahabwa ingororano kubera yuko yasohoje urugendo rwe. Haleluya. Tongere haleluya. Tongere cyane haleluya. Tongere cyane haleluya. Muri uru rugendo rw'agakiza turasa n'abantu bari mu marushanwa. Na Bibiliya ikivuga, iyo turi mu marushanwa ntabwo turushanwa nk'uko umuntu abishaka, ahubwo turushanwa nk'uko amabwiriza avuga cyangwa itegeko rivuga. Haleluya. Tongere haleluya. Tongere haleluya. Tongere haleluya. Tongere haleluya. Iyo umuntu ari mu marushanwa yo kwiruka, iyo yirukansa agasiga abandi, ahabwa igikombe cyangwa ahabwa ingororano, ariko ayihabwa ari uko yakoze ibisabwa. Amen. 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 Haleluya. Murabizi njyewe ntabwo nyavuga ubutumwa bw'ibitangaza, nabyo ni byiza, ariko sinjya mvuga ubutumwa bw'ibitangaza. Reka babwire, Yesu yatoranyije intumwa 12. Muri izo ntumwa 12 harimo Yuda. Ugira ngo se Yesu yatoranyije Yuda atamubonamo ibyiringiro, ariko igihe cyarageze ibyiringiro yari afite muri Yuda birabura. Amen. Amen. Haleluya. 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 Icyo nshatse kuvuga, ndashaka kuvuga igihe cyose tujya tureba umusaraba, dutumbira umusaraba, kuko umusaraba uduha kwihana, umusaraba uduha kwiyina,
umusaraba uduha kwitekerezaho, umusaraba uduha kwisuzuma, umusaraba uduha ntabwo utwereka igitangaza, ahubwo utwereka kwihana no kwisuzuma. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iyo umuntu avuze kwihana abantu barakonje, usanga abantu basuhereye. Niba ari kwitekerezaho ntabwo mbizi neza, ntabwo ndakorwa ubushakashatsi, ariko bakundwa, igihe cyose tujye twisuzume. Amen. 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 Imana ishimwe cyane. Ndavuga ririya jambo, uko niko byabaye, kuko Aburahamu amaze kwihangana yahawe ibyasezeranijwe. Aburahamu amaze kwihangana, twabonye yuko Imana yamusezeranije umugisha. Tubona yuko Imana yamubwiye ngo nzakugwiza. Uriya umugisha no kugwiza biratandukanye. Yesu nashimwe cyane. Amen. Iramubwira ngo nzaguha umugisha, kandi irongera iramubwira ngo nzagwiza. Ariko Aburahamu amaze kwihangana nibwo yahawe ibyasezeranijwe. Yahawe ibyasezeranijwe kubera ko yihangana. Hari ibyo Aburahamu yihanganiyemo bakundwa. Amen. Hari ibyo nawe uyu munsi Imana igusaba kwihanganiramo. Hari ibyo nawe uyu munsi Imana igusaba kwihangana. Hari ibyo Imana igusaba kwitondera. Hari ibyo Imana igusaba kugenderamo. Amen. 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 Haleluya. Ushobora uyu munsi kuvuga mu Mana mu mugisha, ariko Imana yakubwira ngo ihangane, ukananirwa kwihangana. Hari ibyo uvuga ngo uyu munsi ndagusaba umugisha, Imana yakubwira kugira ibyo witondera, ukananirwa kubyitondera. Nagira ngo nkubwire, ntabwo umugisha uzamanuka utari wihanganira ibyo ugomba kwihanganiramo. Ntabwo umugisha uzaza utaramenya kwitondera ibyo ugomba kwitonderamo. Ntabwo umugisha uzaza utari wamenya kugenzura ibyo uvuga n'ibyo ukora. Ntabwo umugisha uzaza. Ibyo byose biza kubera yuko hari ibyo twihanganira. Haleluya. 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 Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Nagize iyerekwa nijoro. Iyerekwa rikomeye cyane. Navuga ngo ni ubutumwa bukomeye cyane. Nagize igitaramo kinini cyane, ndi mu nzozi sinziriye. Nagize igitaramo kinini cyane. Narijyanye nza kuza kubona umuntu umwe mu basirikare bacu hano, basirikare bakuru. Atekereza ngira ngo sinzi neza ubu ngubu, mberuka ari generali, umuturanyi wacu hano mu karere kacu. Mbaye nkuvugaho gakeya, ni umuntu umwe wari uhagarariye komisiyo y'isaranganya ahangaha muri buno butaka. Navuze gutyo abantu bahise bumva. Noneho yari mu modoka yayo ndi ya gisirikare, nyine ziriya modoka zitabonana, ari kumwe n'abandi, ariko abandi ntabwo namenya amazina yabo, kandi twaganiriye ariko sinamenya amazina yabo. Umwanya mutoya baragenda, bongera bajya mu modoka, baratsimbura, undi mu nzozi. Bageze imbere hirya, nabonaga ngewe ndi mu nkadagiye, hanyuma bakuraho itoki
toci murayumva isitimu icanye sinzi urwego narwabwira banunga toci banunze toci shaka kwihisha kugira ngo nihishe iyo toci uretse gukoma amashyi mujye mubanza mwumve shaka ahantu nihisha iyo toci noneho ntangira kwikinga ku nka gutya ariko nakwikinga gutya igakubita nkayibona nkabona iyo toci mu kanya gatoya icyari toci kiza gifite umuriro umeze nk'umuriro noneho ngira ubwoba ndahunga rwa rumuri rurankurikira ndahunga nagira gutya nkabona urumuri rurankurikiye nkongera nkagenda natera hirya ngo nareba nkabona urumuri rurankurikiye nshaka ahantu nkumva urumuri ndahabura rwa rumuri rukomeye cyane rufite imbaraga n'iyo toci rifite imbaraga sinzi uburyo nabibabwira rikomeye cyane hanyuma nshaka ahantu mpungira ndahabura ngeze aho ndavuga ngo reka nsubire kuri bariya bantu nsubirayo ngezeyo nsanga bavuye mu modoka yabo baryamye barasinziriye nkanze kuri bo nsanga barasinziriye hanyuma ndahagarara ndavuga rero ubwo nta kundi icyo bishaka bigikore maze guhagarara gutya numva mpagaze mu kwizera uko nahagaze gutya rwa rumuri rwari rumeze nk'umuriro kugira ngo muzi umuriro w'icyanda abantu babaye ahantu h'amashyamba umuriro w'icyanda ukuntu uba waka kandi urimo umuyaga wihuta cyane nabwo niko rwari rumeze ndahagarara maze guhagarara narwo rurahagarara rutangira kugenda ruyenga rurarangira rumaze kurangira rero ntangira kwibaza ibyabaye ni ibiki byabaye bakundwa natangaye cyane Mwuka arambwira ngo ruriya rumuri wabonye iriya toci wabonye iriya sitimu wabonye niko ijisho ry'Imana rimeze ijisho ry'Imana ntabwo rijya rihishwa kandi nashatse kwihisha biranga ahantu nihisha hose urumuri rugakubita rukansangayo nkarubona abango niko ijisho ry'Imana rimeze ijisho ry'Imana rireba ahantu hose nta muntu wakwihisha ijisho ry'Imana ushobora kugira ibyo ukora ukabikora mu mwijima ariko ijisho ry'Imana rirakureba ijisho ry'Imana rikugeraho ijisho ry'Imana riba rikureba haleluya amen bakundwa ndagira ngo mbabwire ijisho ry'Imana nta muntu wakwihisha ijisho ry'Imana ibyo bakora byose ntabwo wakwihisha ijisho ry'Imana haleluya ibyo wakoreye mu mwijima ijisho ry'Imana rirabireba ibyo utagaragaje ijisho ry'Imana rirakureba arambwira ngo niko ijisho ry'Imana rimeze fata rwa rumuri rw'umuriro ambwira ibintu bibiri arambwira ngo umuriro hari umuriro w'Imana ariko hakaba n'umuriro wa Satani ndirukanya muri Daniyeli ngo ndi mu nzozi muri Daniyeli igihe cyabariye abasore basedura kana bamishakira babineho
Umwami yaravuze ngo mucane umuriro, mwenyegeze umuriro, muwenyegeze karindwi, itanura ngo rirushaho kwaka cyane. Barabafata babanaga mu itanura ry'umuriro. Arambwira ngo umuriro, hari umuriro w'ikigeragezo. Arambwira ngo ariko nanone ngo hari n'umuriro w'Imana. Haleluya. Ntabwo ari wa wundi w'Uwiteka, mwumve neza. Hari umuriro w'Imana. Njya mu byanditswe, mu byakozwe n'intumwa, umwuka wera amanukira intumwa ngo babonye ikirimi cy'umuriro ngo kijya ku muntu wese. Haleluya. 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 Imana ishimwe cyane. Hanyuma igice cya gatatu ni igice cy'abantu nabonye bari bakomeye. Aba bantu bari bakomeye, Bibiliya ntabwo ari Bibiliya, mu buryo bw'umwuka uko nabibonye, hari igihe ngo abantu bahura n'ikigeragezo, bakwinjira mu kigeragezo bakirukankira abakomeye kandi nta mbaraga bafite. Ibyiringiro byabo ngo bikajya ku bakomeye, ibyiringiro byabo bikajya ku bantu buntu. Murabyumva neza? Haleluya. Haleluya. Hari abajya gushakira amaramuko ku bantu. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Bajya gushakira amaramuko ku bantu, abafite ibyiringiro ku bantu. Hari abasenga ariko gusenga bakabibangikanya n'abapfumu, akumva yuko ibyiringiro bye nubwo asenga ariko agomba kujya mu bapfumu. Ejo bundi umushumba uragira inka arambwira ati ariko izi nka igihe zahakiye kubera iki zitabyara? Ndamubwira buriya igihe ntabwo kiragera. Atoya, ati nkurikije igihe ngewe nzi, ati zakabaye zarabyaye. Ati kuko hari n'igihe ukabona yuko zigiye kubyara, ariko ikindi gihe ukabona yuko byanze. Arambwira ati buriya, ati kandi nzi abantu hariya muri Kanguka, abantu bashobora kuguha umuti z'inka zikabyara. Ndamubwira shawureka, izi nka ntabwo zirageza igihe, nanjye ndabizi ntabwo zirageza igihe. Icyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga hari igihe ibyiringiro byacu tubishyira ahandi hantu. Haleluya. Haleluya. Ni byiza kugira ibyiringiro ariko n'igitsikamutima bidutsika kwegera umwami wacu, bidusunikira kwegera umwami wacu, bidusunikira kwinjira mu mwami wacu, bidusunikira gushaka umwami wacu, bidusunikira gushaka amasezerano y'Imana, bidusunikira kugira ibyiringiro by'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nagize igitaramo gikomeye bakumva. Arambwira ngo bari abantu ubona basinziriye, ngo niko ibyiringiro by'abantu bamwe iyo bageze mu kigeragezo gisa na wa muriro ngo birukankira ku bantu kandi ari abantu buntu. Nubwo bakomeye mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka barasinziriye. Haleluya. 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 Arambwira ngo kwa kundi wahagaze, hanyuma uriya mu muriro kirimo cy'umuriro kigatangira kuyenga no gushira, ariko ngo iyo duhagaze mu masezerano y'Imana tukazamura ibyiringiro byacu tukabyereka Imana, ikibazo kijya kivaho, ikibazo kijya gikurwaho. Hari ushobora kuyenga bikayenga utazi uburyo biyenga, ariko bikarangira. Amen. Amen. Reka Imana tuzamurire icyubahiro bakundwa. Imana tuzamurire icyubahiro. Mureke ibyiringiro byacu tubishyire ku mwami wacu. Ibyiringiro byacu bidutere kugira igitsikamutima, tugira igitsikamutima cyo gushaka
ku mwami wacu. Amen. Haleluya. Zamura gatoya nsoza. Ndashaka gusoza gira 18 turebe 19. Aha, 19. Ibyo byiringiro tubifite nk'igitsika mutima gikomeye kandi gishikamye kinjira hirya y'umwenda ukinyirije ahera cyane. Mwanditsi wanditse kino gitabo cy'Abaheburayo, hari ibyo nasimbutse kubera amasaha, kubera n'igihe. Yaravuze ngo abantu barahira ubaruta ngo no mu mpaka zabo amasezerano niyo azirangiza, ngo kuko Imana itajyaga kugira ikindi irahira kuko nta kindi kiri hejuru ya, ngo nicyo cyatumye yirahira. Haleluya, haleluya. Ariko iri jambo ndarikunda cyane. Uzi ikintu cyatumye Imana yirahira? Kuri iyi Imana yarandebye irirahira, iravuga ngo no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Imana yarakurebye irirahira, iravuga ngo no kuguha umugisha nzaguha umugisha. Imana yarirahiye ku bwawe, Imana yarirahiye ku bwacu. Hari igihe twisuzugura, ukisuzugura, ariko imbere y'Imana uri umuntu ukomeye. Imbere y'Imana uri umuntu ukomeye. Imbere y'Imana uri uw'agaciro. Imbere y'Imana. Ariko si ikintu cyatumye Yesu apfa. Uzika ni wewe watumye Yesu apfa. Uzika ni watumye Yesu apfa. Icyatumye Yesu apfa rero, icyo ngicyo nicyo gituma mbaho, nicyo gituma nguma kubaho, nicyo gituma uyu munsi nkomeza kuguma mu masezerano y'Imana. Bakundwa, uyu muntu wanditse iki gitabo, Bibiliya ntabwo igaragaza neza umuntu wanditse igitabo cy'Abaheburayo. Ubushakashatsi bumwe buvuga ko ari Pawulo, ariko nta hantu habihamya neza. Bibiliya iratubwiye ngo ibyo byiringiro, haleluya, twongere haleluya, ibyo byiringiro tubifiteho igitsikamutima gishobora kwinjira ahera cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe bakundwa, Imana ishimwe. Mureke tugire igitsikamutima cyo gushaka Kristo, tugire igitsikamutima cyo guhora kuri Kristo, tugire igitsikamutima cyo kugendera muri Kristo, tugire igitsikamutima cyo kumva dufite Kristo. Ubuzima bwacu twumva dufite igitsikamutima. Ugire igitsikamutima. Iyo umuntu afite igitsikamutima, hari ibintu bimutera isesemi, bikamutera isesemi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya niba bivuga ngo iyo umuntu asubiye mu byo yavuyemo, ngasa n'imbwa iruka ikongera ikarigata ibitutsi byayo. Niko Bibiliya ivuga. Tugire igitsikamutima gituma tudasubira mu byo twavuyemo, twumve biduteye isesemi. Nureba kanyanga wumve iguteye isesemi, numva irari ryaje ry'ubusambanyi wumve biguteye isesemi, niwumva igitutsi cyaje wumve biguteye isesemi, niwagicisha mu kanwa. Tugire igitsikamutima cyo gushaka Kristo. Baravuze ngo bene ibyo byiringiro tubifiteho igitsikamutima. Tugire ibyiringiro by'igitsikamutima bakundwa, bidusunikira mu mwami wacu. Haleluya, twongere haleluya, twongere haleluya. Mwanditsi yaranditse aravuga ngo iki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ese ni ibyago, ese ni amakuba, ese ni ukurenganywa, ni iki? Ntihakagira ikintu kidutandukanya n'urukundo rwa Kristo.
Amen. Amen. Haleluya. Ntihakagire ikidutandukanya n'urukundo rw'umwami wacu. Umwami wacu yadukunze urukundo rukomeye cyane. Yadukunze urukundo rukomeye rutangana n'ubwo ababyeyi bakunda abana cyane, ariko umwami wacu yakunze urukundo rukomeye cyane. Rwatumye atwitangira rwatumye atwitangira ku musaraba, rwatumye amanuka ku musaraba, rwatumye apfa. Ubwo ni urukundo kandi umwami wacu arashoboye, kuko ataheze mu gituro arashoboye, ntabwo yigeze ahera mu gituro. Arashoboye. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ahataringaniye ashobora kuharinganiza, ahari umusozi ashobora kuhahindura amataba, ahari ibyuma bikingiye ashobora kubicagagura. Yesu Kristo arashoboye. Haleluya. Arashoboye, ntabwo tumwiringire. Haleluya. Twongere haleluya. Umwami arashoboye, ajya ashyiringirira ituboha yose akayicagagura, kuko afite imbaraga, afite ububasha, afite ubushobozi. Mureke tumwiringire bakundwa, tumwiringire. Amen. Yasatuye yarasatuye. Ibyo yatugeneye byose bijya bicushuka bikaza, biracushuka. Haleluya. Twongere haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka dusenga Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu, tuguhaye icyubahiro data. Dushimiye kubanye natwe muri uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, uri imbaraga z'igitsikamutima mu mitima yacu. Mana, reka buri muntu wese agire igitsikamutima, agire ibimusunikira mu bwami bwawe, ibimusunika data. Ibyo wadukoreye ni byinshi mwami data, reka bidusunikire mu buntu bwawe, reka bidusunikire mu byiringiro byawe, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'Imana ikomeye, mu izina ry'Imana isumba byose mwami. Reka imitima yacu, imitima y'aba bantu mwami umvise iri jambo ryawe, reka wongere kugira icyo uremamo, reka wongere kugira icyo uteramo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami Imana data. Imana, reka tubikomere amashyi tuyishimire mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kujya mu wundi mwanya.